Bene data mukunda umwami Yesu Kristo, aho muri hose ndabaramukije mu izina ryiza rya Yesu, umwami n'umukiza wacu, wadukirishije urupfu rwe rwo ku musaraba, kandi kwemera kwitanga akaza muri iyi si kwiwe byatugiriye umumaro munini. Nicyo gituma duhora hafi y'ijambo rye kugira ngo ritugirire umumaro, ryubake neza ubuzima bwacu kuko turamukunda. Ndagira ngo ubasuhuje ni Pastor Nzabonimpaka Niziyusi, nkorera mu itorero ry'akarere ka Rusizi muri paruwasi ya Gihundwe. Muri iyi minsi turi mu mago yacu muri iyi gahunda ya guma mu rugo, kubera ibi bibazo twahuye nabyo bitari twenyine, isi yose yahuye n'ibibazo kandi bidaturutse ku mwana w'umuntu uwo ari we wese ngo abe ari we tubishinja. Akaba ari ibihe rero ubwo induru zivuga hirya no hino, bihereye mu bihugu by'ibihangange kumanuka kugera mu bihugu byoroheje hanyuma y'ibindi, twese tukaba turi muri gahunda imwe. Ntabwo bikwiriye kugenda gutyo ngo bibure kugira icyo bidusigira twebwe nk'abakristo, abantu basanzwe bazi Imana yabo. N'uwayikekaga gusa atayizi neza cyangwa atayemera, ngira ngo iyi minsi iduhaye uburyo bwo gutekereza. Umuntu wese ushobora kunyumva agerageze atekerezanye ubushishozi iri somo rusange ry'isi yose turimo twiga. Yesaya umuhanuzi mu bice 18 umurongo wa 3 niwe wavuze ngo mwa baturage bo ku isi mwe, ngo ibendera nirishingwa mu mpinga z'imisozi mujye mureba, kandi ngo ikondera nirivuga mujye mwumva. Ibyo ngibyo byahanuwe n'umukozi w'Imana Yesaya, agira cyane ngo atange imbuzi. Kimwe na Yesu Kristo amaze kugera mu isi, yagiye aduha imbuzi z'ibintu byinshi kugira ngo ejo tutazatungurwa nk'abatigeze bamumenya. Nicyo gituma rero iri bendera rishinzwe mu mpinga z'imisozi, iri kondera ririmo rivugira ku binyamakuru bitari bimwe, ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Dukwiriye kuryumva, ntitubikuremo gusa kuririmba ngo icyorezo, ahubwo tukabikuramo undi mugambi mushya. Ibi bihe ndabizi neza yuko tuzabivamo kuko turi gusenga Imana ivuga, kandi turi gusenga Imana ikora ibitangaza, cyane ko n'abasomyi ba Bibiliya bitadutunguye. Nubwo atari cyo kiganiro nshaka ko tuganiraho ngo tugire ibyo tuvuga ku byerekeranye n'irangira ry'isi n'imperuka yayo, ndetse n'ibyerekeranye n'itorero, wenda tuzabiganira mu kindi kiganiro. Ariko uyu mwanya nagiraga gusa ngo mbyifashishe muri uyu mwiherero rusange turimo mu ngo zacu. Umuntu aho ari hose yirinde uburangare, aho ari hose amenye kubaza Imana, amenye gupfukamira Imana, dore ko n'abajyaga bayipfukamira gake bavuye hasi bayipfukamira. Niyo mpamvu rero tudakwiriye kwirengagiza ibiriho cyangwa ngo tubifate nk'ibintu bisanzwe, ahubwo dukwiriye kubishakira mu bimenyetso umwami wacu yatanze bizerekana kuza kwe. Icyo nshaka rero ko tuvuganaho muri aka kanya ni ibyerekeranye n'amasengesho, kuko abantu benshi bari gusenga, ari abasanzwe basenga Imana by'ukuri, ari abasanzwe bakiranuka bubaha Imana, meme n'abari gusenga amatakirangoyi. Abantu benshi bahagurutse bari gusenga. Ndagira rero ngo tuganire ku byerekeranye n'amasengesho, cyane ko abenshi mu banyumva musanzwe muri inshuti z'Imana. Yesu ashimwe. Turasoma mu butumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, igice cya 5, igice cya 6, duhereye ku murongo wa 5. Matayo 6 umurongo wa 5 haravuga ngo, nimusenga ntimukamere nk'indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri yuko baba bamaze kugororerwa ingororano zabo. Wehoho nusenga, ujye winjira mu nzu, ubanze ukinga urugi, uhere ko usenge so mwihereranye, nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Namwe nimusenga
ntimukavuge amagambo muyasubiramo hato na hato nk'uko abapagani bakora. Bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Nuko ntimugase nabo, kuko so azi ibyo mukennye mutarabimusaba. Nuko musenge mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abari mu imyenda yacu. Ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo udukize umubi, kuko ubwami n'icyubahiro n'ubutware ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Yesu aduhe umugisha ku bw'aya magambo kandi adufashe. Ni ikiganiro cy'ijambo ry'Imana, ngira ngo tukirebe hafi umurongo ku wundi. Teme cyangwa umutwe mukuru w'icyigisho cyacu, ndagira ngo dukuremo ijambo rivuga ngo amasengesho y'umumaro. Amasengesho y'umumaro. Kubera yuko amasengesho yose abantu basenga ntabwo ari ay'umumaro. Dukwiye gusenga amasengesho y'ingirakamaro atuma dushobora rwose kuzaragwa ubugingo buhoraho, kandi iyo dusenga ikazatugororera. Muri aya magambo rero dusomye muri Matayo iki gice cya 6 guhera ku murongo wa 5, Yesu ubwe asobanura iby'amasengesho, cyane ko nawe tumuzi nk'umusenzi. Yaduhaye urugero, aragahora ku ngoma, yatubereye icyitegererezo cyiza. Nubwo yari Imana ariko yemeye kwambara umubiri, asa n'uwirekuye 100% kugira ngo abe mu mubiri, ase n'abantu, avukira mu bantu. Nubwo atavutse muri system abandi bantu bose bavukiramo, nk'uko mubizi Bibiliya itubwira, ivuka ry'ubwaryo ni igihamya cya mbere cyerekana ko ari Imana, kuko niwe wenyine wavutse hatagombeye imbuto y'umugabo n'umugore ngo zahuye zibyara umuntu. Ibyo rero nubwo abantu babihakana bakanavuga ngo ni imitwe, ibyo ni akazi kabo. Twebwe umwami wacu tumwemera amahame yose y'ibyamuvuzweho, cyane ko mbere y'imyaka 700 niho umuhanuzi Yesaya yari yarahanuye ko umukiza w'abari mu isi azavuka atyo, ubwo yagiraga ati: dore Uwiteka ubwe niwe uzabihera ikimenyetso, umwari azasama inda ayibyaremo umwana w'umuhungu, amuha n'izina mbere y'imyaka 700 ko avuka, ngo azaba yitwa Emanueli. Emanueli rikaba ari ijambo rikomoka mu rurimi rw'Igiheburayo, ryigabuyemo kabiri, rihurizwa hamwe risobanura ngo ni Imana Eli iri kumwe natwe. Amen. Nicyo gituma rero dukwiriye kwizera Yesu nk'umukiza wacu. Ageze mu isi rero, mu byo yakoze n'ibyo yatwigishije n'urugero yaduhaye harimo no gusenga. Ibindi nabyo bigenda biza hakurikijwe icyo twagambiriye kuganira n'itorero ry'Imana. Namwe mumuziho byinshi, cyane cyane no muri iyi minsi ya Pasika. Murabona twatangiye ukwezi kwa 4, ni ukwezi dufite mu imyiteguro ya Pasika mu buzima bwacu. Twazayikorera muri iyi gahunda ya guma mu rugo, ariko nta kizatubuza kwizihiza Pasika, cyane cyane ko ari iminsi yo gucungurwa kwacu. Kandi muri iyi minsi n'ibiganiro byose tuzatambutsa aho tuzashobora kugeza ijwi, tugiye kwinjira mu minsi yo gucungurwa kw'abari mu isi. Amen. Reka rero uyu mwanya tuwuharire kuvuga ku byo gusenga, kuko twabitojwe n'uwo dusenga. Yesu arasengwa, ni Imana, kandi na Data wa twese ni Imana, na Mwuka Wera uri muri twe utunogereza amasengesho nawe ni Imana. Ubwo ni bwa butatu bwera bw'Imana, kugira ngo turusheho gusobanukirwa neza amabanga y'Imana twizeye. Amasengesho y'umumaro. Ku murongo wa 5 hatweretse kudasenga n'uburyarya. Nimusenga ntimukamere nk'indyarya.
ngo kuko indyarya zikunda gusenga amasengesho yo kwibonekeza no kwigaragaza mu bantu yuko rwose ari abantu b'Imana, baritanga bakabitangaza ngo umukobwa muzima ngo mvuye mu yibiri ntarya ntanywa, ngo umusore muzima ngo ndayakubise, ngo mvuye gusenga yo mu mazi, ngo mvuye mu butayi bunaka, ngo mvuye ku musozi wa Uganda, ngo mvuye muri murya kanyarira n'ahandi. Nuko ugasanga mwene ayo masengesho abantu bakoze babikoze koko banitanze, ariko bakayahindura itangazo kugira ngo abantu babarebe bamenye yuko ari bahatari mu kubana n'Imana no kuyishakira mu misozi no mu masumo y'imigezi no kumenya kwiyiriza ubusa. Umwami yaravuze rero ngo ubwo ni uburyarya, nta mpamvu yo kwirirwa abantu babitangaza. Nusenga ngo ujye ukora ibintu byose mu mwiherero, wihererane na so. Amen. Ibyo rero birakwereka yuko ngo baba bamaze kubona ingororano zabo, uko abantu babashima bati koko barabishoboye, bano babyeyi, bano bagabo ni bahatari, bazi gusenga cyane, bano bakobwa rwose biyiriza ubusa iminsi ingana kuriya, bariya basore rwose biyeguriye Imana. Nuko rwose rimwe na rimwe rero abantu bitangaza gutyo bagira ngo banabikuremwo n'indamu abo babwira yuko ari intwari zo gusenga, bumve yuko bajya kubahakirwa kuri Nyagasani. Ubu abantu basigaye basenga ibigirwamana mu ibanga. Iyo ufashe umuntu ngo nuko yigeze aguhanurira akantu keza kakanasohora mu cyimbo cyo gutekereza ku Mana yamukoreyemo, ugasigara ari uhanze amaso ngo utamubonye ndi waramuka, kera uwo wamaze gusenga ikigirwamana. Umuntu ni umuntu, ushobora kuba umurusha n'imbaraga mu kubaha Imana, ariko kuko yahawe impano y'Imana akayihindura ikindi kintu, cyangwa bigatuma wowe umureba uyihindura ikindi kintu, ntaho bitaniye no kujya mu bapfumu ngo bakurebere rwose nimundebere mu nzuzi mu mbehe mumbwire. N'abantu benshi nuko basigaye bameze, iyo bagize ingorane bagahora rero n'abanyamasengesho b'indyarya, nabo babatwaza igitugu maze bagahora babarya imitungo yabo. Reka n'ibindi babakoresha sinabona umwanya wo kubirondora, ariko bavandimwe inshuti zanjye, ntimukamere nk'indyarya. Icya kabiri, umurongo wa 6 watubwiye ngo nujya gusenga rero ujye ubanza ukinge urugi. Imana irashaka iki? Irashaka yuko twihererana nayo, tukayiha agaciro mu mwiherero, ukamenya gukinga urugi. Hano hari inzugi zigeze kuri 3 dusabwa gukinga tugiye kujya imbere y'Imana. Urwa mbere runakomeye ari rwo nyamukuru ni urugi rw'umutima, kuko ushobora gukinga urugi rwa 2 n'urwa 3 wibagiwe gukinga urw'umutima. Nubwo waba uri gusengera mu rutare rw'ibuye, nubwo waba uri gusengera mu nzu mu cyumba cyo hagati, ugakinga inzugi zose uhereye kuzo ku muryango usohoka, ugakinga n'iz'ibyumba, utabaye maso sibyo byatuma abadayimoni batakwinjirana ngo bakurangaze mu masengesho. Gukinga urugi rw'umutima ni ukubanza kumenya uwo ugiye gusenga uwo ari we, noneho ugasenga wamaganye ibintu byose by'ibitekerezo bindi biza kukwirohamo. Niba ari umwanya uhariye Imana, si umwanya wo gutekereza ku mirima yawe, si umwanya wo gutekereza ku makonti yawe, kireka ari byo ugiye gusengera nabyo ukabishyiraho umutima. Si umwanya wo gutekereza kuri fiance wawe, si umwanya wo gutekereza ku mugore wawe, ku mugabo wawe, si umwanya wo gutekereza ibihombo wagize, imisoro watswe, ibibazo wahuye nabyo. Ibyo bigira umwanya wabyo mu masengesho, ariko hari igihe Imana ibishaka kukureba yuko waje unaje. Kinga urugi rw'umutima. Amen. Ubukingiranye biriya bitekerezo byose bindi bituruka ku mpande, utaza kwivangira mu masengesho. Niba uri umubyeyi wonsa umwana, banza urebe ko umwana yasinziriye neza. Nurangiza usenga Imana, ariko ntufatanye isengesho no gusinziriza umwana. Uti Mwami Yesu wakonse, uti Mwami Yesu, ubyumva ari ku ruhande akagira ngo uri konsa Yesu. Kubera iki? Kubera kurangara mu mutima. Ntuharire Imana isengesho. Banza uryamisha umwana, numara kubona umwana asinziriye uhere ko usenge so mwihereranye. Uko nama yeri yo kumenya gukinga urugi rw'umutima kugira ngo ushobore kubana n'Imana neza.
watangira gusenga ukumva za bizinesi zawe ziri kuza zinjira mu mutima, utaba wagize ubwenge bwo gufunga telefoni kugira ngo itaza kukurogoya, wavuga uti Uwiteka Mana Nyiringabo, telefoni tiryerererere, nuko ukabanza rero kujyanayo umutima muri fone. Byagenze gutyo mu by'ukuri uba wisha amasengesho yawe. Ibintu bindi banzu bitegeke, ubikarume, ubishyire ku ruhande. Telefone ubu yifunze utaranayibona wari uriho, kuvuga ngo none nayifunga bakambura, baramaze nyine. Niba nakubaza ubabwire ngo hari umwanya mba ndimo ukomeye, mba ndimo mvugana n'umuntu ukomeye, nta mpamvu rero yo gufungura telefoni ngiye imbere y'umuntu ukomeye. None se ko tubona iyo tugiye ahantu turi bwakirira umukuru w'igihugu rimwe na rimwe ko batubuza kuzinjirana, tukazisiga mu mago cyangwa mu mamodokari, tukagenda tukamara amasaha n'amasaha turi kumwe n'umukuru w'igihugu. Icyo gihe abadushaka se ko babimenyera? None ari umukuru w'igihugu, ari n'Imana yamuremye natwe ikaturema, uwo dukwiriye guha umwanya cyane amatelefone atatuderanja ninde? Banza ukinga urwo rugi rw'umutima wawe, utaza gusanga uri gusenga ibigirwamana, utaza gusenga wibagiwe n'icyo usengeye, ku buryo wamara no gusenga umuntu akakubaza ati ni ibiki usenze, uti yewe nanjye nayibutse ntangira nsenga, niba navuze amina ahubwo ndangiza sinibuka, umutima wanjye sinzi iyo wari wagiye. Wabuze ubwenge, ntiwakinga urugi rw'umutima kugira ngo ibyagombaga kukwinjirana bitakwinjirana. Umukiza wacu rero, umwigisha wacu mukuru, aratwigisha ngo banza ukinga urugi uhere kusenge so mwihereranye, nuko se ureba ibyiherereye niwe uzakugororera, nta niwe uza gusubiza amasengesho yawe. Imana ibafashe kubyumva. N'izindi ngero ndatanze muri uru rugi rw'umutima, kubera umwanya wacu aba ari mutoya, umwuka wera ndamusabye ngo akusobanurire izindi nzugi wajya ukinga z'umutima muri ubu buryo, kugira ngo uhe Imana agaciro, ikwiharire nawe uyiharire yonyine, nibwo uzahirirwa na so wo mu ijuru usenga. Urugi rwa kabiri ni ukumenya gukinga amaso. Aya maso dufite narwo ni urugi rushobora gukontorora uyu mubiri wose. Iyo rero igituma rimwe na rimwe bakunda kuduciraho umugani ngo abarokore ngo dusenga dukanuye, bamwe baravuze ngo tuba dusinzirije ngo Imana ihite. No, ntabwo tuba dusinzirije ngo Imana ihite, ahubwo ni aya mayeri matagatifu umwami Yesu yatwigishije. Wamaze gukinga urugi rw'umutima, ariko n'uru nguru rw'amaso utarwegetseho, hari igihe wahura n'ibirangaza ukajya usenga ureba uko hari abantu bari kwigira ukundi kundu, ukajya usenga ibirangaza ntibibure kuza ngo biguce mu maso, ariko narwo urwegekaho kugira ngo wihererane n'Imana, nta bindi bintu biri kurogoya imboni z'amaso yawe kubyo ubona. Ushobora gutangira gusenga ukabona inyoni ziragurutse, ukabura zikurikije amaso, ukabona ibitambuka mu miryango y'urusengero niba ari mu rusengero, ukabona ibitambuka mu cyumba uri gusengeramo bigenda binyurangatanamo, ukabona injangwe ziratambutse, ukabona umuntu runaka. Ariko iyo wiheranye n'Imana wayipfukamiye, wakinze rwa rugi rwa mbere tumaze kuvuga, ugakurikizaho uru rwa kabiri, wihererana n'Imana neza, wumva nta za kirogoya zose wazikarumye wazicekesheje, kugira ngo ubone ukubana n'umwami wawe. Urugi rwa gatatu rero ni urugi rusanzwe. Niba uri mu cyumba ahantu hakingwa, nta gusenga urangaye hafi aho y'umuhanda, ibitambuka mu muhanda byose ibishobora kukwinjirana uri kwisengera Imana wihereranye nayo, kinga izo nzugi zose. Ubundi numva mu mwiherero wawe n'Imana mu minota uza kumarana nayo, ibigushaka ntaho bikuburira, abagukomanga n'abagira gute, ibyo byose umenya amayeri akwiriye guhabwa Imana umuremyi wawe, uyisenge mu cyubahiro kiyikwiriye, nibwo uzahirwa na so wo mu ijuru. Ikintu cya gatatu twasomye hano, nanone dukwiye gusenga Imana tuzi neza yuko ituzi. Ni iri jambo rivuga ngo so. Iri jambo ndarikunda muri iri sengesho. Mwaya magambo twasomye rigarukamo inshuro 5. Uze kuyasoma wiherereye urasanga iri jambo so. Haleluya.
rigarukamo inshuro 5 papayi na data wa twese. Ariko Yesu yakoresheje iryo jambo ngo so, yavugaga se, yavugaga data wo mu ijuru. Ariko avugamo ijambo ryiza ngo nitumara kumenya ubwo buryo bwo kwiherarana n'Imana, ngo nanone twirinde kuvuga amagambo tuyasubiramo na hato na hato, kubivuga cyane hato na hato, ngo niko abapagani babigenza, ngo bibwira ko gukomeza babisubiramo ndapfuye 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 ndapfuye, ngo ari byo bituma bumvirwa. Ibyo rero ngo ni iby'ubupagani, ngo bibwira ko kubisubiramo hato na hato ngo bituma bumvirwa. Ngo mwebwe rero ntimugase nabo, ko mukomeze jugujugu musubiramo hato na hato wihugirwaho. Ubure no kuba wasengera abandi, niwumva igihugu kigeraniwe na coronavirusi, ngo nacyo upfuka mu gisengere ukomeze wihugirwaho wizengurutsa isengesho, wowe ubwawe n'umwana wawe n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe n'umubyeyi wawe. Isengesho ritajya rikwimukaho ngo risimbuke rigere no mu kindi gihugu, rigere n'ahandi, ugakomeza wisubiramo, naragowe mwami, ninjye gusa ninjye gusa ninjye gusa, ninjye nyiri imigisha, ninjye ushaka imigisha. Wakwiyimutseho ukajya no ku bandi nabo ukabasengera kw'abanyamagorwa ari benshi. Ntuhugirwe ku mafaranga yawe, ntuhugirwe ku mabizinesi yawe, ntuhugirwe ku by'Imana yakuvuzeho ubwawe. Hari n'ibindi yavuze wumva ibivuga no ku bandi. Fata umwanya nabo wo kubasengera, kugira ngo Imana nigusura ibone utahora wigarukaho wenyine gusa. Pawulo yandikiye Abafilipi mu gice cya 2 ngo umuntu wese muri mwe areke kwizirikana wenyine, ngo ahubwo azirikane n'abandi. Banyamasengesho bakristo bene data barokore, ndagira ngo rwose mutere intambwe mu gukura mu masengesho. Ufate n'umwanya wo kwiyiriza ubusa, atari wowe wisengera wenyine, usengera ibyifuzo by'abandi banyamibabaro, ushimira Imana ibyo yakoze mu itorero, usengera itorero ry'Imana, usengera ubuyobozi bwaryo, usengera amadini ya gikirisitu. Nabwo udahora uzenguruka ku ryanyu rya Pentecote gusa. Tereza akajisho umenye ko na bene so b'abametodiste, na bene so bo mu yandi madini ya giprotestanti, na bene so bo mu katolike, n'ababaswe n'isabato mu munsi wa 7, abo bose birwa abakristo bari muri Christianisme. Nabo ugira igihe cyo kubingingira Imana, ntuhore wizengurutsa isengesho mu gakipe kanyu, muri groupe yanyu, mugire ngo nimwe bahungu n'abakobwa ba Yesu mwenyine. Hari n'abandi mutazi nabo bakwiriye amasengesho yawe, kugira ngo Imana izaguhera umugisha. Ku munsi yarebaga ibyiherereye izakugororera. Amen. Noneho rero si ibyo gusa, yageretseho ijambo ryiza ku murongo wa 7 n'uwa 8 ngo kuko so azi ibyo mukeniye byose mutaranabimusaba. Ni ukuri kose Imana yacu data wa twese izi ibyo dukeniye byose tutaririrwa tubimusaba. Aya rero ni nk'amagambo ya introduction Yesu yatanze kugira ngo atwigishe neza uburyo dukwiriye gusenga. Mu gice cya 2 cy'iki cyigisho noneho turinjira mu isengesho rya data wa twese. Ariko ibyo bintu tumaze kuvuga uko ari 4 mu gice cya mbere cy'izi nyigisho, ndagira ngo bikomeze umutima wawe mu izina ryiza rya Yesu Kristo, Mwami n'Umukiza wacu. Mwikirize ngo amen.